tubongereye na Mose n'izindi ntwari zatsinze isi bizaba ari umunezero utigeze kubaho. Azi igiye tubaye ikaze kuri Tugezanirwa TV. Amakuru yanyu umeze mute? Reka tutangire twakira perezida wa GU Group. Tuguhaye ikaze kuri Nyirwa TV. Watangira ubwira tuza amatwi y'Nyirwa TV kugira ngo tugendane tuziranye neza. Murakoze cyane. Ati twene nizeye ereze nko kumubyumva rero ahangaha twabatumiye baje badusanze niyo mpamvu rero GU nta rungu barashaka ko badusobanurira impamvu GU iriho. Tubahaye ikaze mwese rero ndabona ngiye mufite n'abaterankunga hari niba ntibeshye. Ese iyi ni forme ko mbona ihimbye mwayizeho mute muhuza na Light Studio? Tugomba guhora turi abavumbuzi mu mitwe yacu. Tugomba guhora turi abavumbuzi. Ni ukuvuga ngo iri tsinda ryose ubona turi mutoje. Kuvuga ngo rero udushya tugomba guhora. Ubwo bivuze ngo mutangiye ntabyo musubira inyuma, urugendo rurakomeje. Ukorera witeka murimo neza cyane rwose. Reka rero dusabire umutekinisiye wa Nyirwa TV ndetse akaba na tekinisiye wa Light Studio abasha kuba yaducomeramo ingoma hariya niba wenda hari ikintu mutubikiye Bose bagiye kuba kugira ngo tubikore. Yes. Reka rero ngira ngo nshuti mukunzi wa Nyirwa TV menye neza yuko uyu nguyu wa mwanya mwiza cyane w'umugoroba tuba dushaka kugezaho bimwe mu byo GU duteguriye. Asa ubundi GU muri bantu ki? Murakoze cyane. GU ni groupe. Ntabwo ari korali. GU ni mu mpine. Grace Unit. Ubwo nk'umuntu uduteze amatwi cyangwa se kutera kuri televiziyo ye akaba yumvise ngo ni GU Grace of Unity ngo yaba yabyumva ate mu rurimi yisangamo kugira ngo abashe kuba yasobanukirwa neza. Ururimi rwacu twisangamo twese ni ukuvuga ngo Grace Unit ni ubuntu bushyize hamwe. Ni ukuvuga ngo rero twese twemeje kwishyira hamwe kugira ngo dukorere Uwiteka nta gukebakeba, duhitamo gushinga iri gihugu. Nagiye kuvuga ndetse itorero iyi gurupe ifite itorero ikoreramo cyangwa ibikorera mu gihugu gusa? Wenda sinze kwizimba mu magambo. Hari abangwa mu ntege, ntabwo GU ari njyewe gusa. Aba bose mubona twese twitwa GU Group. Rero nabo baragenda banunganira niba hari itorero cyangwa se niba dukorera hanze y'itorero nabo baramfasha. Reka tuze twimbike neza tubanze duha abantu icyatuzanye aha ngaha hanyuma indirimbo rero ikomeze kubaho neza cyane. Ndabuze umwami mwese mukanguke vuba mbabarira urugamba kuko iminsi ni mibi muboneza amatara yanyu neza kandi mwumve maso mutazatungurwa nimurebe neza bambaye igisirikare mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza mufite inkota ariryo jambo ry'Imana kandi mufite ingabo izabakingira nimurebe neza bambaye igisirikare mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza mufite inkota ariryo jambo ry'Imana kandi mufite ingabo izabakingira. Indirimbo rero ikomeze kuba neza cyane ati ingabo z'umwami
dufatire urugero rwiza ku basirikare bambara neza bakagira gahunda. Grace Unity dukwiye kwambara neza tukikwiza ijambo ry'Imana. Nimurebe neza ko mwambaye gisirikare, mupese inkweto arizo butumwa bwiza, mufite inkota ariryo jambo ry'Imana, kandi mufite ingabo izabakingira. Nimurebe neza ko mwambaye gisirikare, mupese inkweto arizo butumwa bwiza, mufite inkota ariryo jambo ry'Imana, kandi mufite ingabo izabakingira. Ngabo muhaguruke murwanire Yesu, muri migambi yanyu mutazayinyagwa. Mu nzira yo kunesha tuyoborwa na Yesu, tujyane nawe iteka, nibwo tuzanesha. Yes, Nyirwa TV ushobora kuba wayitumira nawe ikaza ikagusura kuri nimero 078 igihumbi 400 990 cyangwa se kuri 078 690 35 40. Wadutumira tukazana tukagucanira iwawe, ukaza nawe tugataramana na Nyirwa TV turi iwawe cyangwa se muri kurari yawe. Komeza kugubwa neza rero. Iyi twari kumwe ni groupe Grace Unity iboneka hariya mu itorero ry'Abadventiste munsi wa karindwi rya Bwiza. Karagaciyeho rero naho utaha mu kindi kiganiro cyangwa se ikindi gihe twabatumiye, bitewe n'uko mukomeza kwitwara neza tuzakomeza tuza tubagereho nk'itangazamakuru tubagereho. Kandi ikindi rero nuko turabashimiye cyane. Imana ibamugisha kandi ibagurire ibyo mutarashyikira kugeraho. Kugira ngo twasoza dututira abari baduteze amatwi bari kureba. Kudukurikirana kwawe ni inkunga ikomeye cyane, kandi Uwiteka yongera kuvana ubushobozi